mu magambo make cyane ngiye kukwereka uburyo Imana itabaho ndetse na Bibiliya itwigisha Imana itubeshya. Fata Bibiliya uyibumbure maze tugende mbikwereke. Gera ku itangiriro igice cya mbere urebe hejuru habanza haranditse ngo igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro. Nyine ubwo icyo cyanditswe na Mose. Jugunya impapuro tugere ku Kuva urebe hejuru igice cya mbere urebe hejuru. Igitabo cya kabiri cyanditswe na Mose. Jugunya tugere ku Balewi urebe hejuru igitabo cya gatatu cyanditswe na Mose. Jugunya impapuro ugere ku Kubara igitabo cya kane cyanditswe na Mose. Ujugunye ugere ku Gutegeka kwa kabiri igitabo cya gatanu cyanditswe na Mose. Ibyo bitabo byose uko ari bitanu byanditswe na Mose. Ku Kubara rero bumbura ugere ku gice cya 34 umurongo waho wa 5. Urahita uhabona urupfu rwa Mose. Handitse ukuntu nyine Imana azamuye Mose ikamwereka Kanani n'ibihugu byiza byaho ikamubwira ngo naga azajyayo. Hanyuma Mose agapfa bakamuhamba mu gihugu cy'Imowabu. Sobanurira neza ukuntu Mose yanditse ukuntu yapfuye akandika n'ukuntu bamuhambye nimba yarongeye akazuka nk'umuzimu agakomeza akandika igitabo. Kuko muri iki gitabo na ahantu batwereka umuntu wigeze ufasha kwandika nta muntu wigeze ufasha Mose kucyandika. Kino gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri nta muntu wafashije Mose kucyandika kugira ngo batwereke ukuntu Mose yapfuye bakanamushyingura ndetse na Yesu akabona imbaraga. Kandi Mose nimba arapfuye akongera akazuka simbizi, mubinsobanurire neza nawe humuka ubyibonere, humuka ubyisomere rwose ubimenye neza. Imana ntago ibaho. Bibiliya iratubeshya rwose.